ahangaha ni igihumbi ya Gihembe. Aba n'abatangije imikino neza ko ari umukino mwiza kandi umukino utanga discipline cyane. Baratangiye ni kukina nyine abana baraza baransanga baravuga ngo okay washobora kudufasha natwe ko dukuru ku mukino. Ikaze mu kiganiro ini shambosho nk'isanzwe nitwa Ismail Papi Muhinda. Uyu munsi turi mu ntara y'Amajyaruguru ni mu karere ka Gicumbi ni mu murenge twasuye ntabwo mwibuka neza ariko nawanditse kugira tuze kuza kumvikana neza witwa Nyirabadugu aho twasuye n'undi abakinnyi ba karate n'abana bafite impano nyinshi cyane zitandukanye mu leta zigiye zitandukanye. Uyu munsi ndi kumwe namwe mu bakina muri iki kigo cyangwa se muri iri shuri hano mu karere ka Gicumbi n'ubundi ariko bafite impano n'ubundi kandi batwite byinshi bitandukanye bagenda nabibona ahangaha n'ubundi. Babawe reka ninjire n'ubundi suhurizana nakira umwe muri bo tuganirize se ni gute azi n'umukino ni gute ari n'umukino w'uyu munsi. Ikaze mu kiganiro. Okay, murakoze cyane. Witwa nde? Amazina yanjye okay nitwa Semudenge Frank Lionso. Lionso ikaba bisobanura icyana cy'intare kandi nkaba n'umukinnyi wa karate uri mu maraso yanjye ndetse wagira ndetse buri kimwe cyose kugenda kwanjye ni mu karate ka buri kimwe cyose ibitekerezo n'ibya karate ndetse nk'abandi uwa mbere watangije karate ahangaha mu 2001 bahita ngo iki ahangaha ni igihumbi ya Gihembe. Aba n'abatangije umukino neza ko ari umukino mwiza kandi umukino utanga discipline cyane. Baratangiye ni kukina nyine abana baraza baransanga baravuga ngo okay washobora kudufasha natwe ko dukuru ku mukino. Uburuba benshi barimo bariya ngiye banyita papa wa karate ahangaha muri Nkambi ya Gihembe kandi umukino mwiza cyane ni umukino utanga discipline cyane ni umukino utuma umuntu udasaza umuntu gukira kunuza kuri umwe mbese ku buri kimwe cyose ni umukino mwiza cyane. Urumva mwatangiye mwaka wa 2001 wari muri cyangwa se byo mwabitangiye ariko uyu munsi mu mwaka wa 2020 bwa hafi imyaka 19 irashize. Mu yandi magambo tuhe ishusho y'imyaka hafi 19 karate yabitangiye kuzamaginga yangaye. Bo ishusho nshobora kubahereza bitewe n'umukino wacu dukinanga wa karate nuko nyira abana benshi bafite discipline nziza kandi none bigatuma ko abana barimo barabishaho kuwukunda ariko muri byo bihe rero byari bikomeye cyane y'aminanda bikomeye cyane kugira ngo umubyeyi abe yaguhereza umwana agiye muri karate bumva basi ko ari umukino w'ubwicanyi cyangwa se burara ariko ntabwo ariko bimeze ndetse n'umukino mwiza ni umukino usanzwe ariko muri iki gihe bamaze kumva ko ari umukino mwiza cyane kandi umukino mwiza cyane ndetse na rimwe urasanga ababyeyi barifuza ko yaboneka natwe mufashe umwana wacu umwana yarananiranye ariko n'umujyana muri karate ugasanga mbese umwana agize discipline nziza cyane ugasanga mbese muri make abantu bamaze kujijuka bamaze kumenya agaciro ka karate ko ari siporo nziza cyane muri make numva nta kibazo gihari kuko urabona n'ubu ngubu abana barasa neza kandi barimo barakina neza ndetse na muri bo benshi bibafasha no gukora imirimo itandukanye. Mu gihe agiye gukora umurimo wari wose yarakoze karate biramworohera cyane kuba yakora umurimo wari wose kuko aba ari super cyane mu mubiri we nta kintu ashobora kugaya mu buzima bwe ngo umurimo nakora ndetse n'abandi bavuye ngaha bakajya na muri za Etaje muri Amerika ubu turuva ko barimo barakina neza benshi muri bakajya mu gisirikare cy'ingiyo ukuva ndetse afata kama yatangira exercice bagasanga ni umuntu ufite siporo nziza cyane. Intembero nyamukuru yano muri Gihembe nka karate cyangwa se nk'ishuryisha uno mukino w'injyarugamba nka karate ni ihe intumbero nuko abana bacu bagomba kugira discipline kandi bakagira discipline biri hamwe aho ariho hose kandi tukumva ko umwana adashobora kuba ari ikirara kwirwara agenda abona ko inkambi yacu yagenda abana bameze nabi cyane ubu rero mbese buracyari bukeya cyane ariko mu karateka wacu aba afite discipline ariyo yose ntabwo aba afite umwanya wo kuzerera wo gusuzugura ababyeyi mbese n'ingoro yacu iri mu cyo twakwita education burya nayo iri muri education iri mu burere turashaka ko abana bacu bakomeza gukora karate kuko karate ni nziza ibakura ahantu habi ikabageza ahantu heza. Uyu munsi karate
umukino ukomeye cyane cyangwa se buri wese yatekereza kuba yakumva ariko uyu munsi turahangaha hari ibintu byinshi umuntu yatagatekereje ese challenges ibibazo mugenda muhura muri kugira ngo imodoka yatanyu itere imbere ni izihe muhura n'ibihe bibazo kugira ngo uko nubwo mba mwarabitangiye iki gihe ariko harimo utatubazo tubasaba kugira ngo ntimutere imbere nk'uko rwego rwavuga ngo twugwiza uno munsi hari abajya Kigali mu mashampiyona n'ahandi ese mwebwe mubasha kwitabira cyangwa hari ibibazo byinshi bitandukanye muhura nabyo ngo kenshi cyane ibibazo duhura nabyo ariko muri iki gihe bimwe biragenda bigabanuka kuko mbere twajyaga n'ikibazo cyo gusanga abana baba bamaze no kuva muri entraînement bakagira ikibazo cya récupération kandi bumva ngibyo ugasanga igikoma cyari kitaboneka cyayi mbese nk'umuntu uvuye muri entraînement abashaka kuba ya récupéra ariko muri iki gihe ibibazo duhura nabyo mbese muri karate cyangwa muri sport dukora nayo no kugira ngo noneho abantu n'ubwo kugeza amagingo benshi ntibari bayisobanukirwa ariko kenshi cyane urabona abana ngo amasaha kuva mu gitondo kare saa mbiri turahangaha tuba turi bwitegura ubwo muri make ntabwo ndishyura ko buri mwana ari bubone iki na récupération ashobora kugira ngo yarekipera ikindi rero ugasanga ngoke ikindi cyo mbona ababyeyi bacu ahangaha twese cyane abayobozi badukuriye batangiye kujya badufasha gushaka za kimono ariko mbere twakinaga dusa nabi tukina mbese ariko uyu munsi urabona ko dusa neza mbese ibibazo bimwe byagenda bigabanuka kandi n'abayobozi b'ingambi basigaye batwizera baradukunda cyane ibibazo ntabwo bikiri byinshi nka mbere ijambo rimwe ushobora gusaba ababyeyi cyangwa se buri mubyeyi wese ufite umwana hano muri ino nkambi ya Gihembe cyangwa se umuntu wese ufite umwana ashobora kuba anarera n'icyo bamusaba cyangwa se n'icyo bamubwira ikintu nasaba umubyeyi uwo ari we wese ukumva cyangwa se uri butwumve nyuma y'aho ngaho y'iyo interview ni uko agomba kumenya yuko abakarateka ari abana beza abakarateka ni abantu baba smart abakarateka ni abantu baba bagira ubwenge nta mukarateka uba wanyuma mu ishuri umukarateka ni umwana wubaha ababyeyi ubaha buri muntu uwo ari we wese uwaruta n'umuntu umuruta hari umukarateka ni umuntu wubaha buri kimwe cyose mbese ku isi ni umuntu ugomba kugenda mu nzira nziza ni umuntu cyane na mbere ntabwo agomba kunywa ibiyobyabwenge kunywa bya kanyanga n'ibiki n'ibiyobyabwenge mbese ibintu cyose gishobora kwangiza ubuzima bwe kuko igihaha cy'umukarateka ni igihe agomba kurinda cyane kuko batubwiye ko umubiri wacu niwo ntwaro yacu ababyeyi rero baze badusanga kuko natwe turi abana beza nta kibazo dufite ntabwo turi abicanyi cyangwa iki n'iki uyu ni umukino mwiza cyane ndetse ukura umwana mu burere bubi ukamushyira mu burere bwiza ku buryo ki nta mubyeyi ushobora kuba afite umwana ufite umuco mubi kandi akina ahangaha abana bose bakina ahangaha bose barafise iki uburere bwiza rero muri make ababyeyi ndabashishikariza kugira ute kuzana abana aho kugira ngo abana agire ugasa nabi babona abana barasa nabi ariko abana bacu muri karate ntabwo baba basa gutyo twase Mudogo Frank Alliance Frank wakoze cyane ok merci Yes, tutikubona na Frank tugana n'ubundi igiye bitandukanye tugamije urugendo rwagati cyangwa muri samari y'urugendo n'ubundi kugira ngo atubwire byinshi bitandukanye mu kuva ibintu rimwe atangira kugeza amagingo anga twakugana n'ubundi byinshi bitandukanye tutafite n'abandi batumuga bagiye batandukanye twebwe duhurira ahangaha aza kutubwira cyangwa se kutubwira yaba abakinnyi y'abatoza babo bagiye batubwira ese ni gute bafata uno mukino n'icyo bamariye uyu munsi turahanga kugira ngo tuze kubagezaho n'ubundi icyari shambo cyo n'ubundi kuri YouTube channel kura subscribe like share comment ibitekerezo cyawe ni ingenzi mu kanya gato kuza no tuganira nta kibazo na gatoya.